situzi ibyo bintu bizwi nabo hagati yabo, ahubwo ukuntu babituzanamo yagiye kuregera kuri Twitter. Kandi noneho twebwe tugira baki abacamanza, bunda nk'umucamanza atotse umurongo byarabananiye, nkamubwira ni Austin, nubwo wenda kuri radio bitajya bigenda neza nkuko tubyifuza, kuko ntago twese twabyifuza kimwe, ariko nuhura na Meddy afite icupa rya gaze kuri moto, urumva King James yaragiye mu bintu ku buryo yifuza we guhomba. Tuganira icyo kintu, guhomba bibaho. Bose nturahomba, nawe udukurikiye byanze bikunze ntago wigeze ubura igihombo mu buzima bwawe. Urumva ikibazo, ahubwo ikibazo ni gute inzira y'ubucuti yanga. Nako kantu nako nyine utuma umuntu agatekerezaho cyane. Kuba barahombye bibaho, nanjye narahombye, hari ibintu nagiye mpomba byinshi. Urumva ikintu abantu bibaza, nabonye n'abantu basa nk'abakigarukaho. Urumva batangira projet bashobora kuba bari bagiye koko mu kawunga. Ako iyo nta muntu ngewe ku giti cyanjye nayo nabona avuga ngo urwo ruganda ndaruzi, aho rwari ruri nahangaha rwakoze gutya na gutya, abandi bakavuga ngo King James amafaranga ashobora kuba yaragiye ariyo yajyanye Nyamirambo. Asemana ibyo ni uguharabe ku muntu. Ntabwo ushobora gufata miliyoni 30 ngo uzishore mu kintu ngo kame ntubone n'ukuntu movement y'amafaranga ari gukoreshwa. Icyo cyo tucyumvikaneho. So guhomba bibaho. Ese nyine ikibazwa n'igihombo koko business nyine yari yatangiye y'uruganda. Wenda byabanahombye, wenda bataranatangira kugakora. Biri mu mishi bibaho. Hari hoteli yo ku Kibuye bigeze umuseriveri yigeze kwiba amafaranga yo kuranguza, si yafunze se, abayizi barayizi. Anyuriye ubwato abacomoza kanyi amafaranga bakoreye nk'amezi 3. Urumva? Situzi ibyo bintu bizwi nabo hagati yabo, ahubwo ukuntu babituzanamo. Ariko wamugana icyo kintu abantu gutangirana ibintu hagati yabo bikarangira natwe tubimenye. Ntago twebwe ntidushinzwe none warangiza ukatubwira ngo ugiye ngo yinyuze ngo mu nzego ngo zimeze gutya na gutya. Oya, ndumva kuvuga umuntu buriya man, iyo umuntu akuvuze muri societe ari n'akana bakwangirije tu. Nk'uri umwanya dutaye turi kuvuga ku bintu tutazi. Njyewe ibyo nzi nibyo tayanditse, nibyo nahagarara. Ibyo by'uruganda simbizi. Bakoze business. Hari ubwo yanonsheje se? Nta hantu yayivuze. None se kuki muhita mufata ibintu mukabifata mukabishyira ku muntu gutyo gusa? James ararengana, ariko kuva yemera kwishyura hakabayeho ubwumvikane. Ariko si ngombwa kuza ubu nzajye umukozi wo mu rugo azajya ajya kurega umuntu, ajya kumurega kuri Twitter ngo yatinze kuyishyura. Se bamugani kucyo tatwaye ikirego mu nkiko. Yanakigeze uzi ibirego ariko biba biriyo. Uzi ibintu aba yibereyemo byinshi bimuhangayikishije, iterambere n'ibiki ukanamuzanaho ngo umuntu oya, ntago nabyumvisha neza, ndakubwiza ukuri. Jewe ariko abantu tugabanye kuza hano muri izi mbuga ndi kukubwira nkoranyambaga. Karaka arobaze ko gutaginga umuntu, gwandika umuntu gutaginze runaka, ntago araho bikemukira. Aha ibintu bikemukira nta utahazi, hari inzego zibishinzwe. So je nta kintu navuga ku mbuga nkonya, uzaza wiyambika ubusa ejo utangira usakuze ngo naragumiwe. Waragumiwe se? Ariko uzi kubona umuntu, nzabikubwira mu yindi part 2 uzayinumiremo nyikubona umuntu yatubyihare. Ibi bintu byose mukora muza mukiyandarika, mugasa amasura mushaka amafaranga mu buryo butameze neza. Mumenye ko abana banyu ni bakuru, ntago ibi bintu bivaho.
birabisiba ariko si ushobora gusiba ikintu hanyuma ko umuntu abidownloadinga nabidownloadinga nkabisubizaho ize kukwereka ariko ngo dore mama wawe ngo ibintu ngo ukuntu yari ameze kameme can you imagine simbinjiriye nimushakisha mukora ibyo mushaka mumenye ko biba biri kwistoka ahantu ibyo bintu rero bivuze iki bivuze ngo mu myaka izaza umuntu gusaza ko turimo gusaza uzaba ufite imyaka 50 umuntu akuzanire video yo mu 2000 ari nk'umwana wawe kubaza atari ko papa ahabo wari uri mu biki bimeze bite cyangwa se mama ibintu ko bari kumvuga gutya na gutya yes twagakwiye kwesha agaciro tugakora ibintu bigize umuntu nagira na ubwumvikane n'umuntu ku giti cyabo hagati yabo bajya bashaka no kuntu babirangiza hagati yabo bo none se nibyo ndi kukubwira barihuriye hagati yabo barabituzanamo gute kuko njyewe nimba ariko urumva nanone yarababaye kuko wenda ntekereza none si ubabaye ujya hariya kuri Twitter ariko Twitter cyangwa Instagram babigire tumenye ko nari urwabaye urukiko nabyo tubimenye hari ugutangaza amakuru ntago ariho baregera sibyo hari ukurega hari no gutangaza amakuru muri ibyo yakoze niki yagiye kuregera kuri Twitter kandi noneho twebwe tugira baki abacamanza Rwanda nk'umucamanza sinzi iyo biva sinzi iyo bijya ariko yabishyize ku mugaragaro nanjye ndabibona kamera sibyo rero nababwira ngo n'imbuga nkoranyambaga zihari tumenye uburyo tuzikora buriya niyo mpamvu njyewe narabikubwiye simba kuri Twitter nanjye n'umuntu uba wabinyohereje ati ibi bintu urabizi ntabyo byavugiwe kuri Twitter so rero YouTube Twitter imbuga zose nkoranyambaga twazikoresha kandi zikadutunga ariko tukabaho mu buzima tutagirana ibibazo n'abantu cyangwa ibyo guta umuco n'ibiki nk'ibyo ngibyo byose mwese magika nkabaza ikibazo cy'amatsiko yego wowe ukora umuziki kubera ko ubutunze ukora umuziki kubera ko ukunda ukora umuziki mu buhe buryo njye nkora umuziki kuko nkukunda kuko ukunda ariko umuziki wanjye umeze nk'umuzi ushobora gushamikiraho utundi tuntu ngiye impamvu mbyibajije ubwo uraza kunyunganira sinzi nimba hari ibihembo wagiye utwara mu gihe cyashize byinshi hari n'ibyo bantwaye ariko ari njye wabitwaye ariko umuntu akaza akaba yanagitsindira ndaza kubikubwira inyuma ya kamera oya ukagusura mu rugo akakijyana ibyo ndaza kubigarukaho inyuma ya kamera ngakomeza umbaza n'ubu ngubu nari ngusanze muri studio hari abandi bantu tuzi batwaye na za guma uyu munsi udashobora kumenya irengero ryabo bamwe n'abandi ariko uyu munsi ngusanze muri studio yes ngo nje mu bitaramo no mu bitaramo ubwo yaba ngiye udakurikiye ariko ntabwo njya nkubona kenshi ariko muri interview urambona kenshi muri interview mujye gukora Amag the Black official munakore subscribe mumfashe dufashanye duhana ibitekerezo ni ukuvuga ngo reka nze nkusobanurire barakubwira ngo iyo umuntu yumva ko yageze kuri high level niyo mpamvu mubwira ngo kwicisha bugufi ni iki ni ukumva ko ubuzima bwose ushobora kububamo cyane urumva ku buryo nubona umuntu dushobora guhura n'ifite icupa rya gaze kuri moto urumva byagutungura se hari ikintu gishyashya waba ubonye ni nka bya bindi by'imbwa ry'umuntu n'umuntu uriyemo ari wowe duhuye nifite isarubeti yanjye uvuga ati buriya gutumika job ariko nuhura na Meddy afite icupa rya gaze kuri moto ibyo byaba ari byo mu gikoni ngira ngo nta oya niyo yaba ari kuri moto gusa nta kintu afite uzabaza uvuga ati niwe
urumva mind uburyo umuntu bamufata nk'umuhanzi ukomeye cyane ariko niko yabitangiye, ariko ndanamwubaha niko yabikurikije. Nanjye ibyanjye uko nabitangiye niko nabikomeje. Nta kumbwira ngo mbonye ikiraka cya miliyoni 5 ngo ubwo ngo ahantu najyaga gukina n'abandi bana wenda biyari cyangwa iki ngo ndabihinduye ngo baye umuntu ngo wadanje. Oya, njyewe nguma kwa kundi nimereye. Nimba ari firigo yapfuye Uncle Austin akambwira atamaje jya kuri Uncle's Kicukiro firigo yagize ikibazo nkasanga abatekinisiye batotse umurongo byarabananiye nkamubwira ni Austin nubwo wenda kuri radio bitajya bigenda neza nkuko tubyifuza kuko ntago twese twabyifuza kimwe, iyi firigo ngiye kuyigukorera urampaye kuri radio ngira ngo bigende kandi akishima akazi kagakomeza. Njyewe nkunda gukorera n'ibyamamare, babazi ko rero bakunda kumbwira ngo amajingo nta kuntu watwoherereza nyine bumva ko njyewe ntajyayo. Ese wamugana icyo kintu iyo ari umuntu wenda utari umustar uguhamagaye n'urugero n'umuntu mu rugo uguhamagaye niwe wigira njyayo si amafaranga se ushyiramo isebe bito ukagenda ndanabikunda cyane. Ahubwo ikintu kijya kinesha umutwe abakozi bo mu ngo baho hantu abana baho ni ibintu nyine urabimenyera kumva umukozi ngo uzi ko ari amajide ba ukibaza ngiye gusudira ibi bintu ngiye gushyiramo izi gaze n'ibiki ariko kumva ngo ni amajide ngo agahamagara n'umukozi wo mu gipangu cyo hirya mwana uzi ko amajide ngo ariho. Urumva nyine ni imbogamizi duhura nazo mu kazi nk'umuntu wenda wamenyekanye. amagisa rero twari tukwibye iminota agaruka uyinyiba wenda ari ukuntu nawe akazi kagomba kugenda neza. Hari abantu bafite n'urubyiruko narwo rwiteje imbere rwishyize hamwe bakora ibikoresho byo mu nzu zaguhuza nabo uzajya wamamariza wenda n'ibicamo cyane. Bakora intebe nziza, ibitanda byiza, ibana amagarderobe, ibintu byose byiza kandi bo bafite creativity, bo barabyikorera hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Ikindi zaguhuza n'uwo bita mwarimu Clement, ngira ngo wowe umajije kumwumva cyane uramuzi. Clement ndamwumva ariko nabonye ufite perime wowe ntago ariko kategori wayongeraho njyewe ariko kimuhisha ibintu mufite. Sawa rero ibiganiro hano nakagaruka ahubwo bandike barifuza kuzatumira nde ubutaha batubwira umuntu twaza n'ubutaha ariko sina ngomba kumuvuga kuko ushobora kuzamutekereza ukabona yahageze kare. Okay, ntabwo turyanye amahirwe masa. Amagi urakoze cyane. Sawa murakoze.